Nongeye kuguha ikaze mukunzi wa RW-KIGALI TV. Ibi byose mbagezaho nuko mbakunda. Abenshi muri mwe barambwiye ngo mbashakira uburyo bakora amafaranga kuri premise. Nose bikorwa gute ko twumvise ngo birakora. Nanjye nk'umuntu bakunda ndavuga nti reka nze mbibabwire. Ni premise tugiye kureba uburyo wakora amafaranga atari menshi ariko ashobora kugufasha muri ubu buzima bwa buri munsi, dore ko nta wanga ijana murindi. Nujya kuri Play Store ukandikamo premise, uretse ukabona gafite logo ira y'umutuku imeze kuriya irimo akantu kanyuzemo ibara ry'umweru, urabibona neza. Njyewe ntabwo nyesitara kuko nyifitemo nsanzwe nyikoresha. Icyo urakora ni ukuyesitara, numara kuyesitara urayifungura. Njyewe ninyifungura urabona ko njyewe nsanzwe mfitemo account. Urakreya account, ni ugushyiramo email yawe nta kindi. Email nimara kugeramo urahita winjiramo nyine, urahita utangira no kubona icyitwa task. Ni ibibazo ugenda usubiza, wabisubiza nyine bakaguha amafaranga. Uko ubisubije kose urabitsinda, ntabwo babikomera. Ubona hano kuri survey mfiteho task imwe ivuga ngo ni transportation, iriho amafaranga 30. Ndatangira nyikore rero. Tegereza gatoya network. Turakomeza dutegereze network kuri survey yacu yitwa transportation. Urabona bakubaza ibibazo ngo which of the following best describes your primary mode of transportation. Kukubaza ngo ahantu utuye nihe transportation ukunda gukoresha. Urabona nshyizeho bus kuko nkurikije ahantu ndi nizo zikunda gukoreshwa mu ngendo. Ikibazo cya kabiri rero nacyo ukagisubiza bitewe n'uko byumva, cyane ko nakubwiye ko igisubizo cyose washyiraho nta ribi. Byose uragenda ubisubiza uko ubyumva. Ushaka wakandaho vuba vuba wigurukira kugira ngo iminota yawe itarushaho gutakara. Hari ubwo uba ufite task nk'icumi cyangwa 20. Imba task 20 uzikora mu minota nk'itanu. Magana angahe? 600 yawe ukabura yabonye. Hari na task ifite amafaranga 300, ufite nk'eshanu zifite 300 ukakorera icyatanu. Biba ari byinshi. Iyo umaze gusubiza ibyo bibazo byose rero ukanda submit, ukakanda OK. Ubona ngo ibisubizo umaze gusubiza bahita bajya gusuzuma ko cyanoze neza. Uko urabona ngo transportation iri under review, ngo bari kuyisuzuma bazayateranya hejo nk'iki gihe tuyikoreye. Abana izo n'izindi nagiye nkora balance yanjye ni 4,370. Uretse ko ndabura amafaranga 375 n'ibice 15 ngo kugira ngo nkore cash out. Urabona iyo nkanze cash out arambwira balance too low. Uretse ko maze gukora cash out nk'inshuro 5. Wibutsa ko aza kuri mobile money. Kudakora subscribe n'uguhomba.